Hello guys, nizere ko mumeze neza cyane kuri iki gicamunsi. Hanyuma sinzi niba ibintu mbonye ariko bimeze. Ndi kubona Bloom yasohokeye ku gaciro ko hasi cyane. Gusa ariko nyine nta kundi, hari umuntu nakoze video mu kanya mwabonye arambwira ati nayo ni scam. Gusa ariko nubundi nari narababwiye ni Bloom yaduskaminze bakimara kutubwira ko bazaduha 30% bya coin zacu zose batugomba, ndetse ngo twa claiming izo prosa 30% izindi bakazibaninga. Ariko nyine nakundi, reka turebe rero ku bantu bashaka guclaiminga plus 30% zabo barabikora gute. Mbere na mbere urafungura Bloom Telegram mini app, uze hano kuri wallet, urahita uza hano kuri points. Ukimara kuza kuri points uri kubona ko iyi claim button iri clickable, uraza kuba uyikirikaho hanyuma uze hano kuri claim. Nizere ko wamaze gusobanukirwa ko no claiminga plus 30% bya Bloom coin zawe, izindi plus 70 zisigaye zizaba banned. Hano bari kubimbwira neza cyane bati claiminga Bloom coin 30, izindi 70 uzibanning. Yes, I am sure. Ndetse bakambwira ko gas fee ari 0.05 ton. Ni gas fee nyeya cyane, ndakeka atageze no ku mafaranga 1000 cy'amafaranga y'u Rwanda. Tugiye kwizira hano kuri claim. Dutegerezeho one more moment. Ton keeper irahita ifunguka, tuza hano kuri ton keeper kuko niyo twakonektinzeho ton wallet yo kuri ton keeper. Turategereza gatoya hanyuma tuze hano tuzamure kano ga fresh. Turishyura 0.14 by'idolari, nta nubwo ari amafaranga menshi yigaze fi. Hanyuma duhite dukoresha fingerprint. Dutegerezeho gato, baratubwira ngo dani. Turategerezaho gato, uyu muntu aramamagaye, reka nze mbanze mukupe, ndaza kumuvugisha mu kanya ibindi bimaze gukunda. Reka tugaruke hano kuri Bloom Telegram mini app. Turategereza hano batubwire. Gusa twana closing kuko twamaze already guclaiminga Bloom coin zacu. Reka ariko uri kubona ko hano bari kutubwira ngo transferring Bloom. Turategerezaho gatoya. So guys, impamvu biri gutinda nyine ni ukubera abantu benshi nyine ubungubu wenda barimo guclaiminga Bloom coin zabo. Gusa muri video nakoze nigeze kukubwira ni uze kumakinga sure ko wasetinze slippage iri hejuru ya 5% kugira ngo transaction yawe ize kuba executed vuba vuba. Hanyuma rero no gutegereza iyi transferring Bloom button ikaza kuba itubwira ko byabaye complete. Reka mbe nkoze pause ho gato. Gusa niba uri mushyashya kanda kuri subscribe iyi video uyihera like kugira ngo igihe cyose twa uploadinze video ije ikugeraho mu bantu ba mbere naha mukanya gato. Hi guys, ndakeka rero ubu byamaze gukunda kuko iyi video nayitangiye mu masaha ya saa 8. Ushobora kuza kuyisubiza inyuma ukareba, ariko ubu ngubu turi ku isaha ya saa 11:29 bitewe nuko nabonye iriya transaction irimo gutinda mitanja mu bindi. Ubu ngubu nibwo mbishoje. Gusa ariko nubundi nta byadanje nubwo video yatinze, ariko nubundi nabonye igiciro cya Bloom coin cyazamutse ugereranyije n'uburyo cyari gihagaze muri iriya saha ya saa 8 ubwo nari nangiye recordinga video. Ndetse nubwo Bloom yabaye listed ku isaha ya saa 7 nkuko bari babidutangarije, cyangwa se nkuko bari barabidutangarije, ahubwo yabaye listed ku isaha ya saa 7 za hano mu Rwanda. Babaye bongeraho isaha imwe. Hanyuma ikintu tugiye gukora ni ukuza hano kuri Bloom. Twamara kuza hano kuri Bloom
tugategerezaho twitonze. Hano ni kuri Bloom Telegram mini app, uri kubona ko ifite market cap ya miliyoni 143. Hanyuma twe dushaka kugurisha turaza hano kuri seli, baradusaba gaze fi ya 0.30866, ubwo ni Tony Coin. Slippage twahisemo 5%. Hanyuma tugiye kuza hano kuri maximum, turaza hano kuri maximum kubera ko Bloom Coin zacu twamaze kuziclaiminga ziva hariya twazimayiningiye zijya kuri Tony Keeper. Turaza hano kuri maximum, hahite hazamo Bloom 30 zihwanye n'amadolari 4.1 muri Tony Coin. Ni Tony Coin imwe n'ibice 4. Ibi ngibi ngiye kubikora kugira ngo buri muntu wese abone nyine uko bikora. Ushobora kuba warabonye Bloom Coin nk'igihumbi, wenda byashoboka kuko amahirwe yawe ntago ariyo yanjye, kandi nta nubwo ibi bintu biba bisaba ngo warakoze cyane. Hari igihe wigirira amahirwe ukabona wiboneye ibikoini byinshi, cyangwa se niba unafiteho Bloom Coin nk'izo mfiteho cyangwa munsi y'izo mfiteho ariko ukeneye kuzigurisha, urabikora gutya. Urahita uza hano kuri sell Bloom, hanyuma ubwo ni Bloom Coin 30. Ni ibintu byumvikana, urategereza uze hano ufungure Tony Keeper muri ubu buryo. Hanyuma ikintu kiraba gisigaye ni ugukora sweep, ugakora confirm muri ubu buryo, tugakoresha fingerprint. Nidukoresha fingerprint, ubonye ko kuri Tony Keeper nari mfiteho amadolari agera muri 3. Reka tuze kureba ko kuri Tony Keeper ndi buze kuba ngiraho amadolari agera muri 6. Uri kubona ko hano biracyari pending, reka dutegerezeho gato cyane. Okay, nubwo nari nakoze pause ariko mbonye notification bambwira hano ngo sell successful. Ikintu gisigaye reka tuze kuri Tony Keeper, uri kubona ko already byamaze gukunda. Hanyuma reka tubonane mu kanya gato cyane ku yindi project ngufitiye. Imana ikurinde, bye bye.